ngwino umobere mukore ku mubiri uranyura baby my sweet my honey uranyura nkemera baby ndagukunda uranyura baby my sweet my honey uranyura nkemera baby ndagukunda shu kamarayika kanje gahumura neza kurenza uturabyo yeah. Urumwambaro nambara nkaberwa nkaseruka gitore mubuze narwari rugabana umutima wanjye uterera mu wawe ni wowe cyuzuzo cy'ubuzima bwanjye my baby nezezwa no kubona njye nawe turi hamwe dufatanyije urugendo kabone nubwo hari abatabyumva iminsi izababwira yo mbona urakarabo keza Imana yishyiriye ku isi uri umugisha wa benshi ku isi ndahirwa kukugira kuko njye nawe turi paradizo y'Imana njye nawe murakoze. Urumva nakuze nkuko abandi bana bavuka ariko mvukira mu muryango watunguwe cyane nuko bambonye ubwo mvukana na mukuru wanjye uyu nguyu twakuze dukurikirana niwe wa mbere nkakurikira uyu nguyu ubwo tukimara kuvuka habayeho ko umuryango wo kwa papa uhita witakana mama bamubwira ko yamubyaranye n'abandi bantu b'abanyaburayi cyangwa se bari ku yindi migabane na Amerika cyangwa se n'ahandi. Nuko bibaho nyuma yaho papa aza gupfa mama aza kujya kwa nyina na se biza kurangira naho bitagenze neza mama ajya kuba mu yindi nzu yaragiye gukodesha nayo imeze nabi tubaho mu buzima bubi niho twagiye dukura ututuntu nyine twagiye tuturuma uruhu rugahinduka kuko iyo umuntu asa gutya iyo akiri mutoya akantu kakamuruma ntabwo inkovu iba yongera gusubirana imere gutya iba umukara. Niyo mpamvu iyo umuntu yabyaye umwana usa nkatwe biba byiza ko amubungabunga cyane mu myizo ya mbere umwana akiri mutoya kuko za nkovu iyo zibaye nyinshi niko mu isura ye yangirika kuko nanjye udukovu ndadufite hano ku maboko twinshi tugiye dutandukanye ngo muratubona. Ubwo rero nihuse nibwo naje kujya ku ishuri ngiye ku ishuri ariko ahantu nize nkihagera bwa mbere abana baratunguye nibwo nanjye namenye ko nsa gutya narahageze nk'uko abandi bana bajya kwiga mageze mbona utwana tunyuzuyeho ntangira kwirwanaho nyine ntangira kudukubita urubaho noneho abarimu nyine baraza bakaruma iyo situwasiyo nyine babwira abana bati uyu ni umwana nkamwe njya kwiga ariko nabwo umwarimu yagenda ugasanga umwana aramuramo ingofero akayijugunya nuko byabaye ibibazo birebire. Nyuma yaho rero maje gukura nibwo natangiye kureba imibereho nkajya nkora utuzi dutandukanye ariko nkabona turamvuna cyane nsunika amagare ngira gute ariko mbona ibyo sibyo bizantunga kuko nabonaga ubuzima bugoye. Ubwo natangiye ariko nifite impano yo kuririmba mpita ntangira kuyikaza ntangira ndirimba mu nsengero zigiye zitandukanye natangiye ndirimba muri ADPR nyuma nza kwagura nyine nibwo mwaje kubona nza gukora indirimbo na Clarisse ari naho naje kurambagiriza uyu mukobwa rero ntaramurambagiza hari ubwo twakundanye imyaka 3 turakundana ariko nyine hari imvugo z'iki gihe amfera nyine ugakundana n'umuntu agufera tu we yishakira ibice kuko buriya nanjye ndi umuhasa wo gushakira muri Kigali nanjye abari hasi hejuru ndagenda ndashakisha amafaranga uko nyabonye nyine nkamubwira reka tuzicara ahantu nkubwira akantu maze igihe kandi ku mutima ati nta kibazo nabwira nti duhuye ndamubwira nti buriya naragukunze ati nanjye nuko ni rero birashoboka ko twakundana ku byo twategura mariage ati nta kibazo hajya no kunyereka iwabo rwose iwabo barantekera ngo nabatetse ibiryo byiza ariko kumbi nabo bari mu gakino nyine ko kugira ngo bajye birira amafaranga nuko umukobwa turakundana umwaka wa mbere umwaka wa kabiri wa gatatu tugiye gupanga mariage abura gatoya arambwira ati ariko tuze guhurira mu mujyi mubwire turahura arambwira ati ndagira ngo bya bintu tubivemo
narebye nganira na basaza banjye bambwira yuko ntabwo byakunda ko twakomezanya urukundo. Ese bigenze bite? Ati wapi, ati hari bamwe batishimye, ati kandi urumva ubukwe gusaba kuba burimo imiryango, iyo miryango ntiyaboneka keretse nimba twakora ubukwe turi abantu babiri twenyine hakaza imiryango y'iwanyu gusa, yanjye ntiboneke. Rero ibyo nta nanjye ndumva bitakunda, kubera ko buriya nanjye mu buzima mbamo ndi umuntu wagiye nkunda, nakuze nsoma ibitabo, numva yuko ubuzima bwose kuba ukiriho ubukwe kubuhasurengamo kandi ukabuvaho. Ndavuga nti niba ibi ngibi bitewe n'uko nsa gutya, nta mpamvu yuko namera nk'umuntu upfuye, reka nanjye nyine mpindure ubwo buzima ndebe ko hari undi wankunda, natanankunda kandi zihamira mu busiribateri, nanjye niryohereza ubuzima. Numvaga amafaranga ariyo nshuti yanjye, urumva nayo ntangiye kugira akantu kameze nka depresive. Ubwo biza kuba ngombwa rero ko nita uyu nguyu yaramaze igihe anyandikira nyine, urumva nayo njya ku binyamakuru nkatanga nimero, uyu nguyu tuza guhura, naje kujya ku rusengero ariko na nimero yanjye kuyibona mu kinyamakuru, arampamagara arambwira burya ndagukunda, nkunda ibihangano byawe. Ise waretse gukunda ibihangano ugakunda na nyirayo? Arambwira ati buriya se wanyemera ahubwo? Nakwemera ahubwo we mbwira nimba we wanyemera. Ati jyewe narangije kukwemera kera, nkunda ibihangano byawe, nkunda n'ibiganiro ukora ku mbuga nkoranyambaga. Okay, ni rero tuzahure. Ubwo nabimuganirije nijoro, bucya mu gitondo duhura, kuko naravugaga n'uyu muntu ntafatiyeho kuko numvaga nakongera kwinvestisa mukongera gutanga amafaranga ku mukobwa. Byari byananzinuye kuko umukobwa wa mbere nari namuhaye amafaranga ngeze aho, ndavuga n'uyu muntu kweri arimo aranzengereza. Soza rero biza kurangira madamu dukundanye mu cyumweru kimwe, nari ngiyeyo dufashe irembo, niba byita gufata irembo. Ababyeyi wenda mubasaba baramumpa, barambwira bati ahubwo vuga unategura mariage. Ngira ngo yewe nateguye n'ubukwe nzi ko ari nka bya bindi. Buriya nubwo mubona wenda benshi banyangana, ariko buri Imana yandemye ishaka gutaka isi, nanjye ndakarabo k'Imana. Bikunze nyine mbonye abantu bishimye, ndavuga ni izina ngomba ku ibi bintu ngomba kubihindura izina. Ubwo rero ikindi, ndi umuhanzi nyine unakomeye, ariko dufite n'imyumvire, werekana ko nsoze nkavuze, dufite imyumvire iri cyane cyane no mu wenda abanyamakuru benshi hano mu Rwanda bamaze kubyumva, ariko no mu banyamakuru ntabwo nareka kuvuga ko iyo myumvire bamwe na bamwe bakifite. Kumva ko yakwicaza umuntu kuri kamera, kuba yakwicaza umuntu wenda udafite ubumuga. Kuko ngewe ndi umuntu uzi kuririmba cyane no ku rwego rw'isi, ariko biratangaza kuba mu bahanzi banahabwa ibikombe bataba nominated mu Rwanda mbamo, kandi benshi ari nanjye bandika indirimbo, ari nanjye ubaha inganzo, ari na Clarisse Karasira ni nanjye wamwinjije muri studio buriya bwa mbere. None urumva utekereza ko kuki ntatwara ibyo bikombe? Ibyo bintu nabyo ntabwo byoroshye. N'abategura ibitaramo bagifite iyo myumvire, ubwo nabyo muzagenda mudukora ubwo buvugizi, n'abafite impano bafite ubumuga bw'uruhu zibashe kumenyekana, abakina filime, abagira gute. Reka ndirimba iyo ndirimbo niyo nakoranye na Clarisse Karasira. Iravuga ngo nezezwa no kubona njye nawe turi hamwe dufatanyije urugendo, kabone nubwo hari abatabyumva iminsi izababwira yo, mbona urakarabo keza Imana yishyiriye ku isi, uri umugisha wa benshi ku isi, ndahirwa kukugira, kuko njye nawe turi paradizo y'Imana, njye nawe. Murakoze. Patrick njye namumenye 2016, yaje kuririmba ku rusengero rwacu, yarazanye n'umuhanzi witwa Safari Zake, bari batuzaniye amplifier. Noneho araza nyine kubera ko yaririmbaga, hari indirimbo yaririmbaga yitwa Bazumirwa, najyaga nyumva ku badije ntuzi ku muhanda barimo kuyicuranga, ariko ntazi umuntu yiririmba ninde. Ubwo rero aje icyo gihe araririmba imbonani,
ndamukunda cyane ndavuga ni Imana ishimwe n'ukuri nyine yaduhaye ubuhamya atubwira ukuntu imiryango ye yamwanze n'inzu yanyuzemo n'ubuyobozi bwashisha numva nyine ibintu bimbabaje ndavuga ni se nuko ntaziganye nimero ze kuko numvaga ko hari icyo nanjye namufasha mbaye mbonye ubushobozi. 2019 rero nibwo nafashe telefone yanjye njya kuri YouTube nsanga arimo aravuga ko afite mariage ndamwandikira ndamubwira ni se ko nifuje gutwerera ubukwe n'ibyaro arambwira ngo ubukwe arambwira ngo nta bukwe mfite ubukwe ngo ntabwo nahise ko kandi ariko wavuze arambwira ngo aha ngo byihorere hari mu gitondo arambwira ngo ndimo kujya i Nyanza uretse ndaza kuguhamagara nijoro tubivugane nza kukubwira uko bimeze umwana nta kibazo. Tugeze nimugoroba nko mu masaa yine arampamagara arambaza isi wambwiye ko unkunda ko kurankunda ndamubwira nti ndagukunda pe nese wakemera guhura nanjye tukagira ibyo tuvugana ndamubwira nti nta kibazo ati duhure mu gitondo. Ubwo ndumva twarahuye ari ku wa mbere duhurira mu Nyabugogo ndamubwira ati se wambabariye kaza tukajya kuganira na mama ndamubwira nta kibazo tugende turagendera. Tugezeyo icyo gihe nasanze mama we adahari nsubira mu kazi ahantu nari ndimo ndakorera ariko arambwira ati mbabare uzaze gusura mama rero ndamubwira ngo nzaza kumusura nta kibazo. Hagati ariko yahise ambwira ngo none se ko nshaka kujya kureba ababyeyi bawe urabinyemerera ndamubwira ngo nta kibazo. Nuko nsabaga gushya ku kazi ndagenda turagenda maze mpamagara mu rugo ndababwira nti rero hari umuntu nshaka kuzana kubasura umunsi wagana yemeze biti ndamubwira ati ni umuhungu nakunze ni inshuti yanjye nzamuzana uko abasura ndababwira ariko ni umuzungu nuko barambwira bati se uwo muzungu nuwahagana he ndamubwira ati ni umuzungu muzamubona. Nuko turagenda nabo barankundira baramwishimira baramukunda nta kibazo arahava arataha asubira mu rugo nyine mbona nta kibazo. Nibwo yongeraga kumbwira rero ngo ngwino uvugane na mama muganire noneho nanjye ndagenda mbona mama we mbona ni umuntu mwiza aranganiriza arankunda cyane pe ndavuga nti uyu mubyeyi ni umuntu mwiza pe nta muntu utamukunda ahita ambwira none se emera dukore ubukwe dushakana ndamubwira ngo nta kibazo ariko nkajya ngira ngo arambeshye bukeye numva arambwira ngo siko ariko nandikishije invitation wanditse tugakora ubukwe ndamubwira ngo ngaha nta kibazo ngiye mbwira ngo dukore nta kibazo. Nibwo twatangiraga urugendo rwo kuvuga ngo dukore ubukwe abantu nyine baratangira barahagarara bati reka wishagara n'uriya muntu oya nyine bavuga benshi ariko ndababwira ngo njye nawe mukunze nta kibazo afite njye icyo mbona ni uko ari umuntu nk'abandi kubana nawe nta kibazo nabigira. Dukora ubukwe turagenda hashize nk'amezi nk'atatu mbansaginda hashize amezi 9 njya kwa muganga nyine ndabyara umwana w'umuhungu ariko mu kubyara nabaye nk'ugira ikibazo kuko nabyaye n'umwana bananiwe biba ngombwa ko adahita amenya ko nabyaye. Ubwo rero yaje kugira ikibazo mu mukecuru aramuhamagara aramubwira ati si ko madamu yabyaye nkaba ntabonye umwana nawe nkaba ntamubonye aho ntiyabyara umwana musa ukagira ikibazo nyine aribaza ati siko ko wamugana isi nanabyaye umwana dusa ngo ahise ajya mu cyumba araryama ariyorosa umva arabanjanye kumbaga mu gitondo saa 12 byageze saa 12 z'umugoroba n'ubundi ntarava nyine aho bagiye kubera ko nari n'abaye umuntu wagize ikibazo. Ubwo ngubwo nyine bageze aho baranyimura nuko baragenda bagejeje baramubwira ati none yabyaye umwana nyine ufite uruhu rusa n'urwa mama we. Nibwo yongeye kugaruka yishimye araje arebye umwana we yumva ni byiza kandi ngiye gushakana nawe nta kibazo nigeze mbigiramo nasanze ari umugabo mwiza ukunda uzi gukunda buri kimwe cyose aragikora kandi akagikora kuko buri kimwe cyose nkeneye kuri we ndakibona kandi umunezero wanjye ndawubona rwose nta kibazo mfite kuri we kandi ndanamushimira yarakoze kunkunda kandi nawe ndamukunda. Umwana wanyu ntabwo ajya yibaza
kuko mutandukanye ku ruhu. ubu yatangiye ishuri Yeah. abona nyine abantu barahunze rimwe na rimwe nkumva yuko abantu bahunze benshi barimo kunkorera amashyi nzakuramo umugore ariko ibyo nibwiraga siko byari bimeze. Hari uwo negeraga namuteta namwaka nimero nanjye namuha izanjye noneho nkabona n'izina ryanjye yaryanditse noneho nagera mu rugo namuhamagara agahita ambaza ngo urinde nk'ubu yamaze kuzisiba nkibaza ko uyu muntu ko nanamuhaye nimero zanjye byagenze gute kandi anyishimiye bose bagenda bankwepa bansekera kundi byari kugira ngo wenda hari batambabariza umutima. Ntarinjira mu rushako rwanjye nagiye ngira ibikomere natewe n'abakobwa ngeze gutereta umukobwa wakoraga kwa mubyara wanjye ntabwo natinya kubivuga. Umukobwa aramvunisha bimwe bidasanzwe aramvunisha akajya ambwira ati jya kuvoma uze nzaguha urukundo nzakubwira uburyo ngukunda genda ujye kwahirira inka nemera ingingo zikankatagura ariko nkavuga uko byageze uko ariko kose kuko hari igihe ariko nanjye nkakorana imbaraga kugira ngo mwereke ko nanjye nshobora kuzabamo umugabo muzima ufite imbaraga nkabikora uko nkagenda nkafata amajerekani nkayafata ari nk'abiri nkagenda nkaza imbere rimwe na rimwe kubisanga ari nditengase kugira ngo mwereke nyine ko mfite imbaraga ariko biranga bibi byose. Umunsi umwe mu gitondo yigeze kumbwira arambwira ngo nubona aba boss bagiye ku kazi uze kuza nkubwire noneho bya bindi umaze iminsi unsaba. Njye numvaga ari urukundo. Icyo gihe nakize no mu rugo sinarya mbwira mama ndabwira ntabwo ndi gutya ndara ku masengesho mvuga ngo wite kumbaga uri mukobwa nyemere. Mugeze iruhande ikintu yambwiye gikomeye yambwiye ijambo rikomeye arambwira ati wowe reba uruhu rwawe ukuntu rusa reba n'urwanjye ukuntu rusa urabona twakushakana koko bikagenda gute. Ntahamba bayambwira ndasenga mbwira Imana yibwira ngo na mama wanjye ubwanjye namubwiye ngo mama sinzongera gutereta abakobwa mbivuyemo kuko abakobwa birirwa bambabaza. Ariko umunsi umwe njya kuri radio nari ngiye mu kiganiro kuri radio ntabwo ibyo nshaka gutambutsa itorero rimwe rirampamagara ryo mu Bugesera barampamagara kuko madamu wanjye avuka mu Bugesera. Mu Bugesera barampamagara barambwira ngo ngwino uze kuturirimbira hanyuma uze no kutwigisha ijambo ry'Imana niwe mutumirwa dufite mukuru hanyuma ndabizi ko Imana iri gukoresha ibikomeye. Ndagenda ndaririmba reka nihute mu bite mbangura ndirimbye abantu barishima. Uyu madamu wanjye musangayo arankunda bimwe bidasanzwe arambwira ngo njye nagukunze nabonye ufite impano idasanzwe. Ndamubaza se uri umukobwa arambwira ngo ndi umukobwa kandi ndamubwira ngo ndi umusore. Ndamubwira se wambabarira tugahuza njye nawe tugakundana kuko njye nkuko n'umuntu agiye bivuze nakubitaga mbangura mvuga ngo hari umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo ufata ihene yifata igihebe. Ndavuga ngo nanjye nimpinda uyu muntu ari bwisubireho. Ndangije ndamubwira ubukwe twebwe twabupanze mu kwezi kumwe nibwo twakundanye. Ndamubwira ndashaka ko dupanga ubukwe kandi natangiye gupanga ubukwe nta mafaranga mfite. Ni kwa kundi nari mu itorero nari ntaramenya no gucuranga piano nkuko nyicuranga ari ukugerageza hari itorero ncurangira nyine ndi umupianiste. Ndagera iryo torero aravuga ngo uyu mwana twaramwishimiye reka tumukorere ubukwe barabunkorera babona rangiye bana na madamu. Ariko mu kujya kubana nawe mu miryango kuno twari twapanze ubukwe benshi bari batangiye kumuca intege bamugatirika reka kuko mama wanjye we kubona umugeni we yumvaga ari ishema. Ariko abandi batari mama bumvaga bavuga ngo ntago bishoboka ko yabana n'umuntu ufite uruhu rudasa nk'urwe. Benshi bakabigiyeho impaka bakavuga ntago bishoboka. Abo ku ruhande rwa madamu bakamuca intege direka reka uriya muntu usanze wapi nta kigenda. Ariko ngiye ku bwanjye nkavuga uko byagenda kose nanjye naza nzakora ubushoboka bwose nkore nk'umugabo ku buryo atazancika. Najya gusonza nzahiga nishaka nzagenda kuzuba ngo dutinye izuba nzabigendaho ariko mpaka mbonye yambaye. Ntabwo ubuzima bwatworoheye twashakanye inzara yaradukubise ngerageza gukora ibyo gukora biranga. Nagiye gukora amacapati banga kuzirya bavuga ngo ibi bintu byakozemo uyu muntu umeze gutya ntidushobora kubirya igishoro cyanjye kiba kirahiye. Njya kunyonga igare ngiye kurinyonga banga kuryicaro baravuga ngo ataza kudutura munsi y'umukingo.
nanagira gutya nanatusha gatoya umugenzi agahita ambwira ati hagarara mveho nigendere, akaba arananyambuye. Niba nari kumutwarira 300 agahita mpa senkana nacyo igare mba ndarirambitse. Nta kindi kintu nakoze rero, nahise mvuga ngo uko byagenda uko ariko kose mfite impano y'ubuhanzi, mfite n'impano yo kuba nzi ibintu nshaka kumenya ibintu byo gucuranga, reka mbyihate mu madame inzara itazamwica akagenda. Ndagenda ndabyiga nkajya aho moze icyo kiyede, nkajya ngenda nkampiga piano, nkamagara umuntu yigisha gucuranga piano ndagenda ndayimenya, bitangira kumbera umwuga. Ubu ndi umupianiste wo ku rwego rwiza kandi ucuranga piano bye muri melody zose zishoboka. Hanyuma reka nihute kucyo washoboye kugera kuri rwego nagarukiye mu 3 secondaire. Umwana waziga yitisha kuba waragarukiye mu 3 secondaire byaba byaratewe n'ubushobozi cyangwa nuko abantu societe itabashaga kukwakira? abantu batakuye cyane n'amaso cyane yagiye bimbera imbogamizi. Hari ukuntu wabona ikibaho cyabaga kiri hariya kureba inyuguti zihari bikangora, ariko nanone kujya kubangamira abanyeshuri barimo gufata note, nkagenda nkegera ikibaho nkabona ni ibintu bibangamye, nanjye ubwanjye nkagira isoni nk'umuntu. Ahubwo uko byagenda uko ariko kose reka mvire mpamvu ko umenye gusoma no kwandika, ariko sinifuriza abantu bafite ubumuga bwo kuva mu ishuri, kuko ishuri niryo rya mbere ufite ubwenge ubasha gukora ibirenze. Yego, kandirimba iyo ndirimbo. Mukunzi wanje wuzuye uburanga, maso meza ni nyina wa jambo. Yeah, I love you, yeah, baby ni wowe wanje gusa, ngwino mubere mukore ku mubiri, yeah, hey. Uranyura baby, my sweet my honey, uranyura ngemera baby, ndagukunda fu. Uranyura baby, my sweet my honey, uranyura ngemera baby, ndagukunda shu. Kamarayika kanje gaumura neza kurenza uturabyo, yeah. Urumwambaro nambara nkaberwa nkaseruka gitore, yeah. Mubuze narwari hugabana, umutima wanjye uterera mu wawe, ni wowe cyuzuzo cy'ubuzima bwanjye, my baby. Uranyura baby, my sweet my honey, uranyura ngemera baby, ndagukunda sho. Uranyura baby, my sweet my honey, uranyura ngemera baby, ndagukunda sho.